kuri uwe agarara ariko pfukama hano ariko se tuvugishe kuri ereka ziriya ziba ari buraga mu mwanya pfukama hano bari kugira ngo dushimishe mawe umva wowe umva nta nubwo mfitanye ikibazo nawe ikibazo ngifitanye reka nawe mbizi ko nta kibazo dufitanye tuba tuganira ikibazo ngifitanye n'urwo rurimi rwawe sora ururimi vuba uruzi sora ururimi sora ururimi noze rubaye ibyatsi se ariko icyo ni igiki sikateri wowe rusohora uramenya icyo ari cyo umva nkubwire ariko se bwo washizemo imiyaga sohora ururimi nta kindi wowe mwereka tubanza turye ziriya nyama urukate tubanze ko ziri inyama ziba ziri mu nzu nashyizemo hano ku ruhande byibuze urukate hari inyama se hari inyama hariya ziri z'umushyushyo ziri ku ruhande katuzishyushye turangiza urukate ariko ukateho gato ibindi ariko nibyo rero mba nshaka ibindi ni ukumvikana wowe zikatubanza hariya turagura ibirungo tuzigire vuba uzongera kunzanaho amagambo urwo rurimi rw'urabizi umva ahubwo ndarwikoreraho wowe tubyihorere icyo cyihore ndakikoraho iki ngiki ibi byatsi byari ibihe byatsi ngo ugiye kumukata ururimi ubuse muzi igihe nazi igihe nabumvise nibi mwirirwamo gukinara si ibintu byo kwikinira udukina se isafuriya namusiganye niyo gifite ako sepure mana yisi njyewe nari mbonye ibyatsi byaraye ngiye kubikata funsi ufitanye ikihe kibazo kihese ko ari bya bibazo bye biri aha wirirwa teranya umuntu ngari kunyaka amafaranga nsigiye sinzi ibyo abashaka kujya kuyakoresha ariko si ubwo ngubu muze hano funsi muze hano oya rwose muze hano mwese usiga ibibazo mu rugo ukongera ukabisanga hano mu rugo funsi zana ya ntebe muze mwicare hano ibibazo bya buri kanya buri segonda icara hasi wicaye hasi mu webo ndakumva mvuye hano tuvuganye iki mvuye gushaka amafaranga ibintu byose mba nabikubwiye usigaje utereza akavuyo mu rugo gusa umara iki nk'umuvandimwe uba wasigaye ku rugo ashaka nkata ururimi ariko se baguhaye ijambo ni wowe ndi kubaza nsubiza ariko sister nuko utanyumva njyewe uyu muntu kuva wagenda yiriwa ntuka yiriwa dutuka bro urabizi wari ufite akazi barakwirukana ndabizi kubera ububobo bwawe n'amagambo yawe mabi none nanjye ndabyiboneye ko ushaka umukata ururimi urabihakana ariko si ubwo biriya ko ntabwo twavuganye ko ari ibintu byo gukina ni wowe ndi kubaza wakwirukanye ntabwo cecekaho nawe subiza ugamije iki funsi mwirukane musubize iwabo mu cyaro aka kazi ugakore nyari ibyo ashaka akazi karakunaniye ninjye uri bwunge gushakisha amafaranga y'uru rugo kugira ngo tubeho mumbwire muba mufite abantu b'abagabo birirwa bashyamiranye abagabo bangahe urano hano hari umugabo urimo uyu ni umugabo wa prince urabizi navuye numbwiye ko ngiye gukorera amafaranga ntabwo ari amafaranga sister dirusece urabona ndi guseka ahubwo byakabaye byiza cecekaho nawe gatanga amahoro rwose kuko okay sister ndashaka ko tuvugana njye nawe uyu muntu tutari kumwe ndakurambiwe gerageza ushaka icyo gukora nk'umuntu w'umugabo ntacyo ukora aho wakoraga urirukanywe uje no mu rugo hano kwirirwa untesha umutwe none se mbabarira ibintu wavuye hano mu buzima umuntu akuzanira ikintu aje yishimye azinga agiye gutahira mu mahoro yarangiza agatahira mu nduru nta n'isoni nta soni mwiyanze guteka mba mvuye ku kazi naniwe sibyo gusa kugira nahe mungaburire ariko dore byose n'uyu nguyu byose se ni njyewe wabiteye njyewe izo mva n'amasosiso byaturutse kuri ya 500 si kuri 500 se noneho ko yaduhaye guhaha wahashye iki
ntuze ko wari kuyanyaka ngo uyatware hanze sinzi ibyo ushaka kugenda genda bizi baka kanya ribagiye ubuzima twaciyemo ikibazo n'uwo wabuzanyemo aka kanya ribagiye ubuzima twaciyemo abuzanyemo se akira tebuza ntuncukure shukuraho se ugeze bumva sabiriza mabuja nge ndahembwa ku kwezi mabuja mpemba neza ndi nakubwiraga Rebye nawe wasubira iwanyu mwese mugaconga sigarangiye ariko mabuja wawe umemukiye nuko kwimana mwari mwaburara n'umunsi no pre witekerezeho genda kurambiwe ariko sister nuko buri kunteza uyu bundi yagira ibintu nk'ibi kunoza ku matwi ubundi ngo byava he ibi byo ajambara guhaye ibi rero yirirwamo navuga ngo prince navuze prince uvuga n'ikintu umukozi mufatanya nicyo kibazo nanjye mfite ubundi ubumbaza iki none se ko yagusanze mu gikoni yagusanze muri saro wamuganye mu gikoni ko nandi mu gikoni kwicara muri saro sinjya nkukoreye ntabwo wa mu gikoni ukora ikintu ushaka hari televiziyo ukwiye kureba filime sister abaje guhurumba arahurumba aje guhurumba ibyo kurya ameze nk'ingurube bamvuye mu kazi ari wowe mpangayikiye hari undi muntu nkorera warangiza ugasigara ahangaha mu rugo uri muri ibi ngibi nta n'isoni ababurana ibiryo mo hariya azyanzo wavuze gake ndavuga bagira ngo uri sifure ya Rwanda B na Rwanda A ugakina ushaka byose we prince witekereze kuko ndakurambiwe nibi naba ngombwa uzatuma kugenda sister umva nkubwira aho uragenda undi ariko se wowe bitebya kweli bite se ikihe kibazo aya ndahogo nenzara nabandi byemere ntawe ako se nk'iyo uri kuneza sister wowe ntabwo si twari tuvuze ko akoze utyo iki nta kibazo turebe ahubwo ya gahunda twavuganye yawe tugikoreho ibyo bitetse neza rwose mwe muretse dusenge pre wari ugiye kurya udasenze yandaye njye nsengera mu mutima neza dusenge mana nziza mana igira neza ifunguro waduhaye twarishimye riba ryakorewe mu isi yanduye kuri mana rigeze ubitunganye ritunga umubiri nawe utunga ubugingo mana nziza nitumara kurirya tuzagushima ufasha abataribonye izina ryawe rihabwe icyubahiro amen ariko urasenza umudayimoni atumenera ibiryo abaye wowe bimenye ntago prince yasenze asenga hehe njyewe deba nuko bihora ntabishimye ko twabibonye urabona ukuntu musangira rwose mwabaye inshuti nta byo kwiga musukwana mwese si byo mbamubwira ubundi se hari ikibazo kiba gihari funze urabona rwose ibintu atari sawa nibyo mubwira rwose none se kuri kurira mu ntoki zanjye bose mwagiye muri gahunda y'ikinyabupfura inyama zose abazitwaye inyama naziguze mugomba kuziga mukazaga amafaranga nayakoreye twagiye ugira umutima mwiza nk'uwa mushiki wawe telefone yanjye iri gusanara niyo ndumva ari mva nkubwire ibintu biragukora nawe wagira ngo n'ubwa mbere uriye nuko umuryango wihaye cyangwa yo guma kuri iyo nzu arizo buriya sisi tuzana amafaranga aba yayakuye ubu ni kurya amafaranga y'umugabo watsinze ngamba mu cyaro namenye hari habi nimba fone y'isoni ajya kurira muri izo hoteli zabo sakuze gusa nashaka zarwara kambe ku meza nari ndimo kurya ndahita nkuvugisha dupange ngaho ninde se undira ibiryo saha hano haba imbeba haba ingunzu none se ibiryo byanjye sinabyo biteretse hano hari uwundi se undi ninde mu byongeye kubyanywa
gusa ntago muhaga uyu muntu abaruhira iki ako prince ninde undira ibiryo kari nawe ndi kubaza Nipfunsi kare ndarengana n'ibindi sindabimara najya kurya biri reka ariko ko yatwaye duhuze abantu hari igipusi kinyuze hano akebe ibyo nabyo birashoboka birashoboka hano ibyo nuze kidashoboka iyo ndani mujye mubyuka mujye kuyihingira guhera uyu munsi nta muntu n'umwe uzongera kurya hano nose mabuja nakubwiye ngo biragukoraho ariko byose ni wowe niho biteye ubwo rero umva kumvikana byo kuvanga ugiye agenda ubone zo waba yayahingiye ikibazo cyo tuzaba dukeneye kurya nkabwire azayakorera so gutandaraza se siko erega burambukana nawe uje niko akora none waba mwafite se none uzamubaza ngo ukorera uzabe mwibariza ntagiye kunyirukana ndetse ubundi we hari nta n'izuba nari mushigaje umva ikintu tugomba kumvikana kugira ngo ndamuzi ugomba kwemera ko wariye biriya biryo nkakwereka ibintu dukora urakora umuti ndahita nkora umuti ngo ntabwo ushaka kunyirukanira ntabwo twiyunze kwe twiyunze ariko nizo twambuye ko ari ipusi ukabimfasha noze iyo pusi ikaba yabiriye turi wenda unaza ni pusi muntu wowe ugiye ku murimo w'akazi wowe mera ko wenda wari ugiye nko kumva umunyu nimba watetse neza urugero ubundi ibindi ubyore ibindi ndabijyamo icyo ndagikoraho uragikora tubanze se ko mbona ari itima yo kurya kwawe inyama zishizemo nayo igabanyuka inyama nyine ni inyama none je ubundi se ubu bwoya bwo turaba tubusiga urazinga ndazinga igufwa ryo mu nda ni ibiryo amaboko akorenda wapfa akayipfumba none ugomba kuzinga habundi tuba dupfi ikibazo hako wanatutubikanya bajya ngo umurimo uriho uhangaho ikiza mu cyaro wari upfuye nuko ntuzatuma nsubirayo mwana niyo myumbati yari danje umva nkubwire mfunze waretse ntituzongere kuzajya duserera kwera nta kibazo uriya aba yareye amakoko mu mahoteli wumvishe ko nirukanwe ku kazi nanjye nigeze gukirigita mula mula reka byose so undi mu cyahari wanyu wowe nta nubwo rega tuziranye buriya kugeza byihare umushogoro warangeze none baranikana noza impyisi zihuma kandi ko nahakura kabiri mwana kaze no umusaruro ko nawe wega tuyatubarana bujyana uziko dusenga nyamba ari dayimoni yanje mu kaboko ikagakwedura nkumva yafashe inyama ikaka kaboko karekare azundi ubabonaga nafite apeti wa mungani wawe eguramuza nayo turavuka ariko ntuzatuma nkata kwezi kubera mfite ibibazo mu cyaro umukecuru yanyatse ku mafaranga ariko bana nta nubwo ibiryo uwijuse se uko bigenda none byo wariye birahagije shapfu ndaguhari ariko nawe ugiteka bwa mbere ugomba kunyibuka ya ntari mu rukarango rwanda buri mbwi mushogosha mugirira impuhwe ntago bezo ugirira impuhwe ku buryo mvuze nti ungiriye impuhwe Hega niyo match hanze amakipe yahanganyije batera penalty ntabyo uzi ungiriye impuhwe ko nubu turi muri penalty mba muwe cyakoza to reka nkwihorera ngaho rya ko agabanye n'amagambo muri iminsi ariko amwe ko ikintu cyo nshimye ko turi turanywa amazi ko ndi nkase koresha ubwo si nkigufasha uri kunywa amazi mutera amasomo ariko ubundi akenyeso akagwa mwana aya nago inaha narwago warukura he kaga umbota buta kaga imwe dondo bwo aya jewe reka ngende mutera amasomo nigisha namwe mfite amafaranga
nta kibazo. Ikibazo ni ikosa ukoze nyine ryo kuza urya ibintu byawe. Turekoranye twese. Ngaho rya nyine reba reka namena amazi. Uresha amazi yashize ubwo. Ibyo nshinja byose ndabyemera ariko turi ko tubona akantu turenzaho. Narebe rwose. Babete mfuri. Fu. Karamwa. Nta kintu nkwijeje rwose. Ajye. Ahubwo nta n'imbabazi menya ari. Vai turangizanya byo. Mwana kandi ntago utaneza amazi. Yabaye nk'ivubu. Numvisha ari kuri telefone. Yabikomeje? Yabikomeje bikomeye. Turashaka ubundi buryo rero. Nta kundi. Ariko inyota imeze nabi. Ngiye kunywa amazi mwana. Inzoka. Akabondo. Pete ndahano. Subundi wewe ko nabonye mwumvikana wamwinjira. Kireka mubwira akanguriza. Nta kai naya, ejo ndayangurije. Ubundi se yayaguha wamuririye ibiryo. Yavuze ko uzongera kurya nyuma y'amezi. Ubundi dushaka uburyo rero tuzanza kumusaba. Ufatikanyije. Utaza ku babisangiye utansiga. Ntabwo twemeranyije kuri bwemere ko wariye ibiryo. Nyine ariko nawe nyine uburyo urabivuga. Nutabyemera ntabwo njye nakubwiye ko ibindi mbirangiza. Njye ndabyemera ariko urabizi. Zongera tukasubira muri rwa serera. Ngaho rero umukomangira hari njyewe mukomangira se. Ariko umva uretse gato. Fu, ari ikintu nibutse. Ubundi uramusaba imbabazi zi. Usaba imbabazi mwawe. Katuzimusabe. Jye zimusabe. Ujye umva mukavuga ibintu tutavuganye. Uje ndabikora mu buryo busobanutse bumeze neza. Ubundi pfuwe nkubwira. Ndabona nta mpamvu yo kuzimusaba. Aya ndazimusaba. Basha, Ega mfite ukwezi. si ibiryo ubu umuntu w'umugabo ajya gusaba imbabazi ko. Nukwirirwa mu wundi uri kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Nta kandi kazi mwakora. Mana yanjye ibintu bibera muri uru rugo. Wowe Prince umaze kungera neza narakurambira nze nawe ushyira. Ariko se mutuma amayinitari ku muhanda. Oya pfunsi na Kampereze nge mpereze pfunsi ajye kunzana. Oya pfu wanyarutse ukakazana. Kuko sister rega na cya kibazo ntago twari twakirangiza rwose. None se wenda ko nakabaye kubanirwa akazanye mawe. Amagambo gusa tu abantu bagabagara namwe. Ariko turaza kugikurikirana turagikemura rwose. Ntabwo tuma amayinite mu ngabanyeho n'amagambo kwanza. Oya byo oya mutuma amayinite dusigare tunaganira. Nane dushaka. Amafaranga yanjye sagiye he? Amafaranga. Ibyo ntabwo byakumvikana ariko nkubwiza ukuri. Amafaranga yari arimo hano ndashaka. Nona. Icyo ntabwo mbizi. Subizanye agakapu. Amafaranga yanjye mundebaho mama. Iki si ikizibiti. Nje. Amafaranga yanjye yari ari muri kariya gakapu. Oya no ariko se ikibazo cyose birasubaho. Sunsi zara mu gikari kurya. Yeka amafaranga buri kimwe cyose ngiye kizajya cyakoze noneho urafashwe. Niyo subwo byabigenze gute? Ariko nibyo nakubwira. None se ndakuye hariya muri se. Yavuze ngo none se yabagiye he? Ukwezi kumwe urimo ntikwatuma ukuramo amafaranga. Oya. Ariko nyumva. Umva tubwizanye. Hari na bitatu ejo bundi nagasumbuka ndeshe kunimba mbeshira beko nseka. Nukuri kw'Imana. Nta kintu ugeze nkora umuhari ya rwose. Itonde womba mu nkope. Ndagasumbuka ndeshe nimba mbeshira mawe. Umva.